banyirabukwe banyirabukwe n'ushaka kuvuga niba ushaka kuvuga ni batatu ajye mabukwe nashaka gufite amabukwe batatu maze kunyambika aba nimba ari sobukwe naye ndabizi nabonye izina zitatu none ufite ba fiancé batatu itangaza umuriro watse neza so mabukwe na sobukwe ariko urareba wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane urabiye ariko marayika ni marayika ndabyemeye marayika ni ukuri akagasura kameze gutya nuko amenye uyu muntu twari benshi natabwenge nari mfite twari benshi ngo mare baramubaza ngo ese aba bantu bose ngurabazi arareba gutya ngo ashikeho nari muhagaze ruhande ngo mara afata ukuboko kugiye kundamusa ngo mara navuga ngo bana bantu bose ngo ntabaze ngo ariko uyu nguyu ngo niwe yashaka kumenya Mwaramutse mwiriwe ajya mu Faransa bavuga gute bonjour bonsoir good morning good evening turabasuje cyane turabasuje cyane gucanga meze neza amakuru y'iminsi turagarutse tumaze iminsi tubatekerezaho twazanira ibintu byiza bishya umunsi tugarutse mu isura nshya urabona ababyeyi wacu hano baragarutse Evangeliste Nyabitanga na Muze Mutama François Akizimana niko bamwita nazo uramba barakuvuga mu mazina yawe ariko bakora presentation maze kuyavuga bakubabarira kandi ndakora presentation gusa baraza kubyigira abo ajya batamuzi mumenye so cyambere ngiye kugiti cyane twa Sami mwana wa François Akizimana mwana wa Aime Nyabitanga mwana wa gatatu twa Sami hanyuma ndabashimiye ngiye nitwa Sami ndi umuntu utarashaka ndacyari umusore uriho wese ntabwo wabonye ku matere ngo mama yantaye nabo baza mama ntabwo wabonye ariko matere vuga abantu batatu gutya ngo Sami umu turabishimiye kabisa emva na message ku matere zanyu nazibonye kabisa ariko reka tubanze twakira ababyeyi bacu abasuze babaramutse bakore presentation yabo nabo babibwira yego tutangire kwa Mutama karibu welcome twahageze kandi usamega nanda ngubu atumereye nabi cyane turabishimiye cyane turabiyegereje kuri channel yacu ari Gitondo TV kandi amakomantere yanyu ndazanya so yose kabisa nubwo Gasami yabonye giwe gaba araza kubivuga wenyine turabiyegereje karibu mugume mukande kandi muzamu magukanda bikamera neza nitwa Akizimana Mihana François papa nahageze ndacyakubaza bakande kakandi kagatoki nimba kameze gutya subscribe bizabinanira na comment iyo kurivuga bisinzi kuntu bizabiba nk'icyongereza aho Faransa uvuga ababone yes yego sawa murakoze cyane wamaze namaze sure none mama vite sawa you good none yemecho neza natiyumvishe ndavuze gute wambaje ngo semeze neza none rero wasubiye gute yes kama undi wavuze hari wavuze ngo ntazayumva igifaransa ngo ariko cyo kumutuka azacumba rero semeze neza urakomeye urishimye neza
meze neza twagwaye gripe gusa ariko yagwaye gripe nose uyu mushahara witoje ifite akazi iyi mushahara ufite nziza ko nagwaye gripe gayibwira abantu bakumenya mu batanzi nitwa Nyabitanga Yime ndi umubyeyi turi kumwe n'umutware na Sami umubyeyi w'abana barindwi ndashima Imana yabampaye abahungu bangahe abakobwa bangahe abahungu barindwi bose nakubwo ufite ubwo ukeneye abakazana gusa cyane barindwi se bose uzasenga Imana uzabona abakazana beza narasenze n'ubundi ko ndasenga njye amaze kuma batatu bose Zande ntabwo abonye komantere ari none uzagira abagore batatu ndabizi none niba bose nzabo oya ikibazo sinjewe ikibazo n'ababyeyi banjye nose mwe muzemera abakobwa bawe batatu oya zohitamo nzohitamo kandi basakine ngo nzabo bari ufite abakuru bawe n'abareba nunoga ugahitamo amahitamo noneho bazozaga bose ibi none se nifata gahunda yo kubazana bose batatu izo nikundi oya bari barahari yabo ubumenyi amavuta ubumenyi amavuta ntabwo byemewe mu cyo kinyamurenge oya apana kinyamurenge umuntu wakishijwe ntugomba kugira abagore babiri biriza mvuga ngo umugire umugore umwe basi atagiye kutubwiriza kandi aho ngaho batsukiye gucogesha aho ngaho namuze kubibwira oya ntabwo urasoza niki gisigaye gasigaye kubashimira no kuramutsa oya ntabwo turishyira mu mwanya zacu tuturagira muri uwo mwaka none se sinaganje kwibwirana none se tutangire kwa Mutamba papa niye salutation usuhuza umuntu kabatatu bavuga ngo ndabasuhuje kuri kamera abantu bawe batatu inshuti zawe apana nyine benshi ufite inshuti abantu batatu gusa abantu bose ni batatu ariyo commentaire z'abantu 400 okay boss navuze ngo nyine nagura nyumva neza iki numvise icyo ushaka kuvuga bose tumaze kubasuza bose sibyo nije kuginga abantu batatu oya ndavuga babiri gusa oya batatu oya ndavuga babiri nije journalist naje ndavuga babiri bavuge babiri uwa mbere ni Sami jewe yego karibu kuri channel yacu hano ari gitondo cyiza na Nyabitanga Yime karibu urancanze arancanze uransinze neza aya nje ano turi kumwe yako naje oye ko ndabiyegereza hari cyane turi kumwe apare ya mama nanje abantu bari hariya ari cyangwa mu kindi gihugu abantu batatu oya sinovuga batatu ni benshi nyine vuga aho batatu oya nta batatu vuga nimba bafite wowe nje mfite benshi tamarancanze yego mfite benshi bose nje nakubwiye ngo uvuge batatu gusa oya abo batatu kandi yegereza mu kameramene hariya namabuja hano uri hirya ya kamera ndamwiyegereje yego urase mama we nawe nabo ufite bose ndabiyegereza ariko sinakubwira ko bimunanira ikiganiro rero ko nimba mushaka kigende neza ngomba kumva journalist icyo bababaza urumva ndimo kubabaza mukancana kuravuga gute subira vuga abantu nyine tumaze gutuza abantu bose badukunda nabo batadukunda turabakunda hanyuma je narishaka kuvuga ngo sirabanye example je ndavuga ngo murabaje ngo nyine suza abantu shaka gusuza ngahe wewe nabanze basuhuza nyangahe yera kubajije wowe oya wowe wavuze tukumvira kugira ngo wavuze ngo hari abamaze ku kubagara musabanyira buko banyirabuko n'ushaka kuvuga ajye mabukwe nashabugu ufite amaboko batatu
maze kunyandika aba nimba ari sobukwe naye ndabizi nabonye izina zitatu none ufite ba fiancé batatu itangaza umuriro watse neza neza so mabukwe na sobukwe kumara ko tuzogire uku ade sobukwe mabukwe na databukwe na sobukwe ni na sobukwe na databukwe na da mabukwe na databukwe kiye bugufi urabegereje ndabegereje kuri channel yacu umukwanyu yaje no ndabuba cyane ndabakunda so mukomeze mukunde umukwanyu azotangira nyine azokomeza kubazanira ibintu byiza none se mabukwe umwe nawe ni jewe ni manyana yaje ni ba manyana yaje papa wowe nabo ni ba manyana yaje manyana ese manyana bisobanuye iki manyana bisobanuye iki n'umuntu twashingiranye umuntu washingiranye noneho umuhungu waje ashatse umukobwa we kurumva mbabaye manyana okay so ndabaramukije cyane ndabakunda cyane 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 none se niye nama mungirira ko wamaze kuma abagore batatu abakobwa batatu baraba abagore abakobwa batatu niye nama mungirira basi oya noneho inama twakubwira ni uguhitamo abakobwa uzovugana nabo muganire hanyuma noneho uhitemo muri abo batatu akuva hari uw'Imana uzotunga hitara none se nisange isezerano y'Imana atari mu bari abatatu bampaye nzakuriki babane kikubwira ko batari oya ni example mo gutanga sinabivuze ko ari byo mo gutanga example urugero uw'Imana yakugeneye uzamubona reka kwibutsa kandi kamwe urakibuka kandi yo cyane bazubire nyawe iri ndabizi none ko mubwira nabonye papa maze kunanye kugize ubwo ngavuga niki oya icyo nashatse kuvuga ati cyugiye kuvuga we nawe namenya ngambwira nyewe oya cyo nakubwiye warambajije igihe kimwe mbese ngo umunsi mbonana nande na evangelist ngo burageze ute ko ndi nyine oya umunsi wa mbere bisubiremo oya nakubwiye nanjye nicyo nshaka kukubwira muri bare batatu hari igihe uzabona na marayika wawe ntabwo nashaka kukubwira none wowe banza utwibutsa abantu bibagiwe ibyo wasubije umunsi wabonye marayika wawe wabyumvije gute ni wowe jewe naragushubije ko ntaco nikanze kuko nari muzi ari umuzi ariko wowe ntawuzi nawe siko bimeze umunsi uzahura na marayika wawe uzabyifata gute marayika mwana ikibazo kigarutse iwawe ngahe nabizi mama w'abana banje mama nta mwanya tarabanye na w'abana bawe none so umugore wanje umwanya tarabanye na w'abana bawe umunsi wa mbere muzabona na marayika wawe umunsi wa mbere uzogire gute usubiza icyo kibazo si baba kimbeje umunsi wa mbere uzobona marayika wanje marayika nawe yarafashe sinzi ukuntu bavuze ngo marayika sami bavuze ngo hariho commentaire zitatu y'abantu batatu bavuze ngo uzobabera umukwe siko urabazi se none ko baba babyandika wowe ntubibaza nose babaza gute nzabasubiza muri commentaire kalayikinga commentaire zabo ukandika gute gusa ubu ngiye kuzatangira gukora ikiganiro ngashyiraho nimero 2 ari umuntu akeneye kutugira inama cyangwa igitekerezo uzaza twandikira kuri WhatsApp cyangwa iki suko kubera aba bakwe batatu nago abozi ni Peter Evie siko bimeze kuri ngiye kuzatangira gushyiraho nimero zanje ari ya ruguru ejuru cyangwa munsi kuri commentaire nyine ni hejuru ya commentaire zose nzatangira kuzishyira oya ni haruguru ya commentaire
ruguru ya komantere zose woshiraho nimero hanyuma noneho yaje komanta afite na nimero akanyandikira nuko bimeze so mu bishikuno ababyeyi bacu maze kuvuga hanyuma turabegereye iminota ingahe ko si kubegereye turabakunda cyane so bose ndabiyegereza bose ndabiyegereza ariko evangelist wanyu nani nagiye kuvuga nyabitanga gaje ngavu negereza tugaye mu abire gusa noneho sentiyenda aza tuzomuha ariko impamvu tuzadutinda na agaciro tuba dufatiye n'urukundo rwanyu n'ibyiza byanyu mudukorera niyo mpamvu tuzadutinda kandi byo kuri twatinda ndagira ngo muzarambirwa n'amashimwe tubashimira ijambo rya mbere ndabiyegereje kandi mu kiganiro cyacu kuri channel yacu hari Igitondo TV turabiyegereje cyane ijambo rya kabiri natubabarira twagwaye gripe arafi rya kabiri nshaka kubabwira no kubashimira uyu munsi ntabwo tuje mu magambo menshi by'ukuri teme yacu niyo gushima tuje mu magambo menshi turacishaho nyene bukeya ariko umwanya muremure twatwumva dufite uyu mwanya no gushima turabashimiye bakunzi bacu inshuti b'abavandimwe abamama abapapa abasore bacu abahungu bacu by'ukuri turabashimiye kandi turabashimiye biva mutima ibikorwa mwakoze amakomanteri urukundo mutugaragariza inama mutugaragariza turabashimiye by'ukuri duciye bugufi cyane imana yabaduhaye ihabwa icubahiro tunashima n'Imana ko aho tugeze nyene kuri icano yacu kandi igiye bigenda neza yabaduhaye ubushize twaravuze ngo abanyamurenge baravuze ngo uwanga abantu ngo ntakababone abandi bakavuga ngo uwanga abantu ngo ntakabeho ariko ndashima Imana kuko yabaduhaye yarakoze Imana ubwo ushaka kuvuga ngo abo babanga mwebwe abakozi bacu nukaba barya mugabo tusibayuhi ahubwo turabasengera Imana abadatukunda nyine nyine abo nyine benye barakataraka batuyetu tusibayuhi aravuze ngo uzashaka kwanga abakunzi bacu baha Igitondo TV tukabamenya kandi tibakabeho tuzabasengera ntimukagire ikintu na kimwe mubura cyangwa ntimukagire n'ikintu na kimwe kibakomeretse ni ukuri turabashimiye ishimwe ryacu ni rinini cyane ejo bundi nako tuvugana twatureba mu komanteri bababwira Samati uri umuko wacu abandi ati Same iyo wumvishije reka naje maze nkubaze iyo wabona amakomanteri yose aza agushima bamwe bariko baruha bakagushekerera ngo data we ngo uri umwana mwiza ngo utaye imbabazi ngo utayishema uzumva gute so ikibazo cya kabiri nkamubwira ijambo uvuye uvuga ngo barakubwiye ati nyamuntu uzambere umukwe wanje by'ukuri urabyumva gute ubyakira gute kandi barakwamara bakamuvuga ngo from Canada from Kentucky from Amerika turashima Imana ko Imana yatugiriye neza dufite inshuti muri Kentucky nkunda kumva aba Pastor Kofi ari uzuguma kuvuga ngo azatarama muri Kentucky bene uko nguko tukaba dufite inshuti abakunzi bacu muri Kentucky muri Amerika Australia Canada Belgique isi yose baradukunda Satani gusa niwe wotwanga ariko bandi ndi botwanga natwe ntitwobanga by'ukuri ndabashimiye none wumvishije kari amakomanteri yose bakuvugaho ubyumva gute we mu journaliste wacu
oyaye sawa sawa so mama waje neza ariko ikintu cya mbere novuga witonze ngiye uvuze witonze ngiye kuvuga ikintu gikomeye cyane sireba kwa kundi abantu bagusapotinga gutumira akavuga ngo warawukunda akagusekera novuga kwanza cya mbere ndashima Imana kubera Imana nyine yamaye nimba navuga ni talent nimba navuga ni impano impano yo gusetsa yo kundiro yes ndashima Imana ko yamaye iki kintu y'urukundiro abantu bakankunda akansekirera wenda bakifuza ko nzaba umugo wabo so ni ikintu cyo cyankuze turi gusika ariko ni ikintu cyankuze ku mutima none nyine umuntu muzi kuri kamera gusa nuzi umucyo wanjye agaheta ko ugahita ufata gahunda ngo uzabe umucyo wanjye ni ukuri byankuzeho kandi ndagushimiye cyane narishimye kabisa niyo komantere ya mbere narabonye ndavuga se nokura nimero yawe yese ngusubize cyangwa niyo naboze kubera YouTube nayo nyine itanga email gusa ntizerekana niyo basubiza umuntu kuri komantere ariko ari gihe nyine atabona iyo komantere cyangwa wayibona akayikinga nyine nta kibazo ariko narabashimiye cyane cyo kintu cya mbere ndashima Imana kumva cya kabiri ndabakunda kumva cya kabiri ndabakunda cyane muzakomeze munkunde nanjye kuri icyo nshoboye cyose nimba ari kubasetsa no kubazanira amakuru meza nimba kubazanira iki zukibakorera izo umva aryo bavuga pana na kushuka ushaka no kudashaka kushaka ndashaka bikunda binono bikunda bidakunda bikunda bidakunda nukuri nzokora icyo nshoboye cyose mbaza muri ibintu byiza isukuye yego so ndabakunda muzakomeze mukunde kabisa sinshira ababyeyi banjye no kuvuga igiti cyane bagukunde wowe niba dukunde twe oya ndacyari kuvuga ku giti cyane nta kibazo bagukunze natwe babagukunze munkunze muzamukunde ababyeyi banjye kubera erega n'ubundi nabacanze neza oya ntabwo ari ukuducanga ibisanzwe iyo bagukundira umubyeyi baba bagukunze saravuze nejo bundi bagushigikiye umushyigikire kwishyigikira gusa umushyigikire iki kiganiro muzakore ibyisaba subscribe share na comment iki ni cyakabiri wambaje gute nyakubwiye ngo se iyo uzumvishije uzabumva umunezero kandi ari ikintu kubera kubona abantu bagubise amashyi nawe ukafata nyine ko umuntu nyine urenze njyewe singira umutima ahubwo mukomeza kumukubitira amashyi zakomeza mbe arya mwana wanjye hariho umuririmbyi waririmbye aravuga ngo mwana waje nubona usigakomeye amashyi uzibuke byabihe babaye mu ntanda umukuze mu mihanda ntibakoma amashyi sika kwita ukomeye mwana wanje ntibigeze wishira kurumva mu mihanda nubona abantu bagukomeye amashyi uzagira ubwenge wicishe bugufi kurumva nimba abantu bagukunze hagira akantu ko kwishira hejuru ngo bikini biki uzicishe hejuru kuko Imana iyo wicishije hejuru iyo wicishije bugufi aba ari ubwenge bwiza kurya kandi kuca bugufi ntabwo ari ubuswa ahubwo ni igikorwa cy'umuntu ni igikorwa cy'ubutwari kubabarira no guca bugufi ni igikorwa gikomeye cyane si igikorwa cy'umuntu w'umunyantagenge ahubwo ni igikorwa cy'umuntu ukomeye karakoze aririmbye indirimbo yamfashije kabisa numva nyine ndi woyisubira nuko ntakundi sinoyisubiramo se ndayizi pa ndayizi nukuri sinzi kuririmba nukuri mu mbabarira so arabantu nshaka gushimira manje kwitonda kwanza kibugufi
kiye bugufi arabizi ngiye kumuvuga mba muvuga mu izina simuvuga mu izina ndo muvuga mu izina hari ahantu nabonye ku kiganiro kimwe c'abantu nabo ntavuga mu izina ngo abantu basigaye bashimira abantu babavuga mu izina ngo bamara ngo bakababura nyine ni abantu b'abagome bashaka kwica umuntu mu wundi ariko umuntu avuze ikintu umutima uzuhita wumva icyo ushaka kuvuga. Akamushimire rero natwe turamushimira simuvuga ko ari umugore cyangwa umugabo ndabacyanga mu mbabarire so kintu umuntu yankoreye itangaza none ariko muzamagara ngo surprise mu gifaransa mu cyongereza ni surprise yankoreye ikintu kitabaho muvuge ngo kitabaho gikomeye cyane naratangaye nyine sinovuga amakuru yose hano kuri kamera ariko umubyeyi arabizi kandi ikiganiro arakibona aragikukirana ariko novuga amagambo ameze gute nukuri nje yo munsi hambye ntabuze amagambo yo kumusubiza namutumye audio nimba ari 3 minutes kandi ari 2 minutes mfite ubwoba nyine numva nyine ufite igishika ndavuga ngo uyu muntu ariko nta kintu no kwishyura n'ukuri cyangwa ababyeyi banjye nta kintu no kwishyura ngo nawe wishime ariko Imana yo mu ijuru Imana yo mu ijuru ikwiteho ikurinde ikuzigama imiryango yose y'imigisha turayikinguye mu izina rya Yesu kandi uzagere kure ibyo byose wifuza ku mutima cyangwa iki Imana izakugezeho ndabishime cyane ariko nanjye sinoreka ngo ababyeyi bareke nawe aragushimira ababyeyi ngo umushimire uwo yakoze ikintu gikomeye umva ni umushimire nawe ibyo umwana avuze turagushimiye cyane kandi turi hano kuri kamera kandi uruzokurikirana kino kiganiro tuvuze izina ariko mu mitima yacu izina rirahari turamuzi Imana yo mu ijuru iguhe umugisha mu rubyaro rwawe rwose abana umuryango wawe wose uwakubyaye ukakurera akakugeza muri uwo mwanya urimo aho ukora aho wirirwa ibigega byawe byose bihore byuzuye turagushimiye cyane kandi tubikuye mu ndiba y'umutima data wa twese akwiteho urakoze cyane ako kajambo ukoresha akwiteho nanje reka mvuge amagambo makeya ariko kandi manini ibinini ku mutima cyane ubushize twari turi hano twatuvuga dutanga ishimwe ry'Imana ko hari ikintu Imana yakoze ibicishije mu bwoko bw'Imana inshuti n'abavandimwe twarabivuze nyuma y'iki kiganiro ndagira ngo hariho ibindi bintu byinshi Imana yakoze abantu bose turabashimiye by'ukuri n'uyu mubyeyi turamushimiye sinzi ukuntu Imana zigenda ihuza abantu ugasanga umuntu murahuye wenda mutarigeze kubana ahantu ariko nyine kubera ibi bintu by'itumanaho byabaye amashusho media yabaye ukamenya umuntu nta hantu na hamwe mwicaye hasi ngo muganire akakuba ku mutima ukamugirira neza by'ukuri ndashimira abantu bose barimo kutugirira neza twavuze ngo tuzatuvuga amazina ariko mwebwe mwese uwagize ikintu cyose avuga uwagize ikintu cyose akora n'ufite uwundi mugambi turamushimiye n'ukuri tubaye tubashimiye bizoza bitugora kuvuga amazina banaka na banaka murabizi mwenyine ikintu mwakoze ku buzima bwacu Imana yemujije bakomereza amaboko turabashimiye bakozi b'Imana aho mwese muri turabashimiye rindi rya kabiri uyu n'umwana wacu hari umuntu nabonye yandika atasura mwana n'uwabo kubasa n'umwana wacu n'umujournaliste bari mu kazi kiwe ariko n'umwana turi umuryango mwiza iyo twadukora bino nivuga butumwa kuko hariho imiryango myinshi yacuze umwijima batagira umwanya wo kuvuga batagira umwanya wo kuganira batagira umwanya wo guseka
ariko ndashima Imana iki gikorwa tuzadukora ndashima Imana kuko cubakiye abantu benshi nukuri turabashima kuko Imana yaduhaye amahoro yo mu mutima mu muryango wacu ni amahoro. Cya kabiri hari umwana umuntu wanditse sinzi nimba ari umwana nimba ari umumama hari uwavuze ko batagiriwe ibahati yo kubana n'ababyeyi. Naramushubije naramubwiye ngo ni karibu mama yo kubira umubyeyi mwiza so ni karibu muri famille turakwegereje cyane kandi uzisanzura Imana nimero ya mama ukeneye byayiguha uvuga n'uzabe na papa na bazakwira neza bara yavuze ikintu numva kinkoze ku mutima cyane narakombwira Samantha siko ndakundu twogerageza ngo turebe nimero z'uyu muntu nyine kugira ngo tuvugane twarakwakiriye kera mu muryango kandi twarabitekerejeho cyane twaranabivuzeho turakwakiriye muri uyu muryango. Uyu ni umuryango abantu benshi baze batugana dufite abana benshi hari abo twabyaye ariko hari abandi bande nyine bana batwizeye tubabera ababyeyi by'ukuri turakwiyegereje mu muryango n'uwundi wese ushaka ko twamubera ababyeyi n'ukuri turabiyegereje kandi turabakiriye cyane. Imana ikomeze igirire neza mwese. Abantu benshi nabonye amakomantere mwandika hari umwe wanditse aravuga ngo kuva yigeze kumbona ngo yamboneye ku gatuti n'ubu ngubu ndacakari n'ubu turacakomeje kukabaho twenda kukava Imana. Abantu bose twabanye twasenganye turabashimira Imana yo mu ijuru baho umugisha. Amen. Bakomeze. Sami hari uwanditse muri commentaire aravuga ngo kino kiganiro karagikurikira ariko ntahacumva ngo umucongereza tuzomugire gute naracyumva ntawabonye we hari abantu benshi bagumye kwandika ngo dusobanurira mu cyongereza ntacyo tuzi icyongereza nyabuna cyo ni ikibazo muzamudufasha uwo bakizi azayandika muri commentaire andike gutirese amagambo yose yandika n'abadufashe yabona gusa uwo muntu w'icyongereza nzi icyongereza sinzi icyongereza nyabo sinavuga iminota yose sinavuga icyongereza ariko ngize kake ko kwifasha ngiye nuko novuga ko gusaba amazi ariko sinavuga iminota yose ngo mvuge icyongereza ariko uyu muntu yabivuze azakikoherereza oya uyu muntu yabivuze ko akeneye icyongereza yaranditse muri commentaire ndi mwayibonye n'ibiki hari abantu babiri banditse ngo basobanure icyongereza oya ngiye kugenda gukora information icyongereza kwiga icyongereza nzamara amezi abiri cyangwa Christina bombi na Muhoza bazoza badusobanurira mu commentaire hariya abana baje barize urabazi se konje nawe urabona se nabaye ngababwira oya ndamo dushaka kuvuga kera arabavuze twavuze ngo tubavuga kera yatangiye ariko bakitsina ni benshi simbaze urabazi nuko yagucanze gusa ariko nawe urabazi Christina babiri na Muhoza ni benshi so barakoze cyane kera from Canada from Kentucky avuze icyongereza ariko mwana yes Imana baho umugisha n'ukuri so Imana ibamugisha bamuzehe bose babasobanurira bamuzehe bajya mwashimiye mutama abasobukwe badatabukwe bose nabashimiye so barakoze cyane ariko patitri yacu papa ndavuze nakandi bibagiwe bavuze ngo araza kumbwira gowe kakandi nakaretse nakaretse nuko bimeze nakaretse sawa none sema ari ibintu ushaka wabaza ushaka wabaza ari abantu bambwiye ngo tuducanga ariko gusa aya nuko ngiye kuvuga ibyo abantu bambwiye abantu barambwiye ngo none se papa wawe na mama wawe papa wawe papa wawe na mama wawe ko dukeneye love story yanyu kuntu mwashakanye mu bavuga gute
oya twarabivuze twabivuze twabivuze ubushize mwabivuze neza ariko eh ngo barakeneye nyine kuntu byagenze gute ngaho gute nyine nawe urugenzo rw'imyaka 30 tusubiremo oya ngaho twarabivuze twarabivuze uheruka kandi urabizi. Okay, so guys, ushaka murakoze cyane abakunzi bacu. So uyu munsi murabizi ko tubazanye partie 3. Partie 3. Troisième partie. Turayikora iminota yaracyari. So tumaze 34 minutes turi kubashimira gusa. Bakoze ikintu gikomeye. Abo wakanze subscribe, abo bakoze commentaire, arajya gukanda kwandika commentaire. Turabakunda cyane muzakomeze. Ariko tugiye kwinjira muri partie 3 yacu. Tugiye kuvuga rero ibya papa. Ndabizi ko arimo amaze iminsi mungira ngo mukeneye partie 3. So oya ye reka kuncyanga. Nuko bimeze. So papa tugiye muri partie 3. Ntakibazo. Uri tayari? Kandi wanzanye. Tugiye kubaza. Yatangiye vuba nje ari ibintu ibugu twatangiye. None se muta. Ko mama yaravuze ngo reka nani. Reka ntangire. Ndeke kuvanga ibintu, ndeke gucanga abakunzi bacu ari. Byagenze gute? Ugiye wari afite ubwenge. Nyine byagenze gute? Oya, njyewe ndakintuze. Ndakintuze. Nakituze. Reka ngubwire. Warigiti wanzanye. Apana igihe wamaze oya ndakubwira narabyutse mu gitondo nditegura baje ku kazi ese nindege evangelist nyabitanga arankorera ndafungura mu gitondo kasambi baje ku kazi maze kumara gufungura ndicara mu ntebe nicaye mu ntebe maze gufungura niteguye ndetse yari amaze no kumpanagurira ikirato ibintu bimaze iminsi mukunzi se agomba kukwitaho nyine mu gatondo kakumesha icyayi kandi urabizi ikirato ziko zangenda ndiye mu bantu akagari gutya zo gatamera neza n'agashushu gakonje agafyufyu nuko maze gufungura nicara mu ntebe nicaye mu ntebe ndagiye kubona gusoka mbona ko ndanyerera kuranyerera kandi wicaye reka kuducyanga papa nyerera nugira gute kunyerera nguvayo mu kinyamurenge umuzunguzo se oya ye umuzunguzo ne vertige nyine arashaka kubaza isereri irango n'umuzunguzo ni mu giswahili nawe urimo kunsekamo none umuzunguzo no kuvuga ngaho mbabarira ndio mubaza papa ngaho tangira kunyerera nicaye tangira kunyerera nari mfite telefone mu maboko ubwo yarabyaye Beni petit frère uri gukurikira yarabyaye afite kadesimene avutse nawe ari mu byiwe n'umwana ngo aje kumva gusa afite uruhinja ngo aje kumva yumva telefone irahanutse reka papa none se yagupangiye uri mu bitaro afite uruhinja yego mwumva urugo nuko bimaze urugo rurakomeye ubwo yaragupangiye afite uruhinja ubwo twambaza amakuru ngayafu nuko nicaye maze gufungura niteguye ngiye mpaje ukazi maze kwambara navuye muri douche ndoga ndambara kujya nawe ziza ni stylist nagize ndicara ndafungura maze gufungura hashize nk'iminota uravuga ngo reka nduke kwanza oya nicaye gusa sinzi ukuntu byagenze ikintu yamenye ko hari cyabaye ni telefone yahanutse nono yikubita hasi naho naherukiye ubwenge nyuma y'iminsi 3 nibwo nabonye nje musozi ubwenge buragaruka papa naye yarapfuye iminsi 3 era nafunguye
ngaho papa nawe yarafye iminsi 3 rero amaze kuvuga niyo aho ngaho hanyuma ibindi tubaza byose mama evangeliste ibindi byose ni ubizi kurugenzi ajya bavuga mu kirugenzi kurugenzi bisobanuye kina mama ngaho vuga evangeliste nyamavuta ngaho vuga reka tuvuge ubuhamya kandi twababwiye kuko turangwa n'ubuhamya n'imirimo y'Imana ikomeye cyane Imana yagiye dukorera kandi abantu benshi nyine bagumye kubisaba kuko twayivuga reka tubabwira aho Imana yadukuye bino bintu tuzatuvuga ntabwo ari ugukunda kubivuga ahubwo tuba twadusubiza intege abantu basa nkaho bari mu bibazo nk'ibyo natwe twaciyemo mwihangane mukomere nta hantu umuntu yogera Imana itamukura hari umuntu banyandikiye avuga ati se muri komentari aravuga ati se ko wavuze ukuntu bagushubije muri salle dope ya kabiri ko kutavuze neza uko nabonye iyo komentari ase ntabwo wabivuze neza reka maze nshishemo ku kantu kugira ngo tubone kujaho basubije muri salle dope ya kabiri barambaga ubwa kabiri bankuramo matrice oya nico yavuze ese sabavuze ngo bakoreye operation zibiri bunyene yamye naherutse uko nababwiye ko nasubiye muri salle dope ya kabiri ariko sinabisobanura neza uko byagenze niyo mpamvu banditse iriya commentaire nuko nasubiye muri salle dope barasubira barambaga ubwa kabiri byari byoroshe cyane umuntu kubagwa kabiri umunsi umwe cyangwa igitondo n'ikigoroba byari byoroshe nasubiyemo barambaga ubwa kabiri bakuramo cyari kinyishe nuko Imana igasubira ingarura ubuzima ariko ntibwari bworoshe naho mutware ya hari murongo 2009 twari turi buvira niho iminsi yacu yose twahabaye nyine tumaze muri 2009 nari mzaye umuhungu wanje wa gatanu witwa Beni tuyishime gidoze narajya tuyishime nari mwise kandi nari namwise rindi ariko amaze kuzuka mutumurambira ngo nimwite umuhungu wanje ngo nimwite tuyishime nari mzaye ngeze amayenga abiri bukeye mu gitondo turafungura bisanzwe harariho n'abantu bari baje kundebera umwana abashitsi twari turi kumwe n'abantu benshi uwo nibuka twari turi kumwe na Manasi Sebanyabagazi ni muramu wacu niba twari turi kumwe n'abandi simpaye mbibuka noneho baje kureba umwana ufite umwana baramureba baramusubiza mpatangiye kumwosa umutware yari yicaye ku ntebe muri salo twese nyine tumaze gufungura yitegura kuja ku kazi noneho sinamenye kuntu byagenze turi mu gipindi nyine baba tumerewe neza nuko nari mfite ubuhinga abashitsi baje kutureba noneho mbona asa n'uhindukije nk'ijosi gute nuko nyine nabonye ahindukije ijosi hano inyuma hariho idirisha ngira ngo none n'abana agiye gucaha bari hanze ariko gucaha nyine bari ko badusakuriza hanze naho ubwo ngo ahindukiye mbona amaboko aratakaye telefone yiwe iratibuka kandi kuva mbaye n'uwo munsi nabonye telefone yiwe imuva mu maboko nubu nyine ndagira ngo uzubane ko telefone yawo wangusha mu montre ariko telefone azayifata neza kamagi imbisi ya paritete imbisi nyine azayifata gutya imbisi maya ya mubiki amagi mabisi agera mubiki imbisi kugira murege cyane nyawo uzawihumira nuwo munsi nabonye telefone yiwe muhanuka imuvuye mu maboko noneho ndamubaza ndetse noneho telefone ko ihanutse mu mwanya mbona nyine umuntu yagagaye ari mu ntebe nama mpitaga mpereza uwundi muntu umwana uramuterura se nama musingiriza umuntu twari turi kumwe umwana ngo mare nama niruka n'abandi twari turi kumwe bamenyeka kera ko nama mufatira ku ntebe ntangira gusenga waba bagabo baraguma tangira gusenga abagabo baguma kuvuga nyine bantabara hari umuntu umwe bamuvuga ati Hakizimana badataransize we
noneho ngo mbone ukuntu agumye kugira gutya nama mubwira ati sasa mubanze mureke kunsakuriza mbanze senge nama mufata ku ntebe mufatira ku ntebe yahwereyega yagagaye ndamufata ndasenga uwo mugabo ndamubwira ati niyirukankaje kwikanisa andebere kuko ba pasiteri bahari kuko twari hafi hajya kwa Hoze muramu wacu Hoze niho twari turi hari hafi ni kanisa rya Kimanga wa mugabo arirukanka arabazana haje mubyeyi wacu pasiteri Sostene mubyeyi wacu pasiteri Majuju niwe waje niwe oyaye ko ndibuka niwe waje basanga ndamufatiye ku ntebe ko ndasenga nabo ngo bashike basanga aho baguye mu kantu nyene babona situation kwimeze ngo amare namandangiza gusenga ntabwo bafite ngo mare babagabo ndangize gusenga babagabo nabo baramufata ngo batangire gusenga nyene atangira gukora amajeste nyene ashaka ko kugira kubyuka ariko nta hara afite no abo baratangira barasenga umwanya haza hararo babyeyi bacu Gihamire Tembo na Kagwati bari bavuye mu bijombo twari dufite amasengesho ari kwikanisa iwacu ku Kimanga baraza barasenga nuko umuntu yamaje muri koma kujya kwinyamambura hari nko mu masaa 2 saa 3 bigeze mu gitondo kujya yaratangiye kwinyamambura biraruha birashira sorry nababwiye ko nagwaye grippe cyongereza naho akifatwa gutyo nyene yariko yinyamambura ukuntu ashaka gukoresha imbaraga ariko mu mwanya ngo tumara gusenga yama aceceka gusa aratuze mu mwanya tumare gusenga noneho bareba ukuntu hari umuntu ameze tuyi muntu agombaga kuja ku bitaro ntagomba gucikanira hano ikintu ariko satani ni mubi duhamagara abantu bose bafite imodoka turababura nimba ubonye shoferi akakubwira ngo imodoka nta essence aho nimba ubonye shoferi akakubwira ngo sinzi ibintu kandi hariho abantu bene data benshi bari bafite amamodoka ariko bose turabona n'akazi kiwe yakoraga muri groupe mirimo imodoka yari hari ariko muri onjesi wagira imodoka benshi imodoka yari hari ariko ngo shoferi yatabanize ngo sinzi aho yaragiye no mpamagara muramu wanje twari tubana muramu wanje twari turi kumwe Uvira mu muzehe Jondwe ndamuhamagara ntantabare umugabo aramfanya atase ni byagenze guto ndamubwira nti ntumbaze ahubwo nimba ufite nimba ufite nimero ya ambulance muhamagara kuko imodoka zose twazishakishe twazibuze ahita ahamagara ambulance iwe yarazamutse ava mu rugo agera mu rugo kera asanga nyine umuntu ameze nabi araho amasinye yo gupfa yaragaragaye kweri kwako n'abanyamarenga bazavuga ngo yageze gute sinzi ukuntu bazavuga ariko byari byabaye kabisa araza nawe ambulance hita ishika n'ubwo ngo ambulance habe nubwo yovugira iyo numvishije gusa sonere ambulance zanibuka kandi sinza nibuka gusa zampita senga kavuga ngo mana uwo muntu wa ambulance jane umukure aho bankuriye umugabo nuko ambulance raza iramutwara mujana muri generale kera abantu benshi babaje baraza nyene bareba uko umuntu ameze nika kujya kukuvuga ngo reka bamujane aje kurangiriza mu bitaro umuntu w'umugabo ngana gutya atarangiriza mu nzu bakavuga ngo wenda ngo bataza kuvuga ngo wenda nyine hari bitagenda byatumye apfira mu turamujana mugega gukora bravo tumujana muri generale ngo dushike yari imzaye mfite amayenga abiri ngo dushike baramwijeza muri soze tasife ngo bamwijize gutya n'abapasiteri twese twagiye n'umuryango abana namusize abandi bari bagiye ku ishuri nari mfite umukozi nari mfite n'abana umwana muto namusize mu rugo nari mfite bashimene twari turi kumwe na Chimene sister ari turi kumwe se baca mu kazi ntibari bahari bari bataraza sinzi nimba twari turi kumwe nabo ngo baramwishije gutya muri sare twebwe dusubira inyuma abapasiteri nibo binjiye
baramukurikirana baramusiga bamusengeye bamusigira abadogiteri hari ijambo pasiteri umubyeyi wacu bajuju yambwiye n'ubu ngo sinzagiye bagira kandi muza mukunda kumva mvuga ngo twagize Imana yaduhaye umugisha twagize ababyeyi beza batureza mu mwuka arasohoka avuye muri sale muri Suez Tansifa dusanga nyine turi abantu benshi hanze ngo agaruke arandamutse ngo muri kunamutsa anambwira ngo Nyabita ngo humura nawe ahari arabyibuka kandi ndabigushimiye arambwira ngo Nyabita ngo humura ngo nta kumugabo wawe ndambwira ntese nta kumugabo wanje aba kandi wabona ihari arimo arambwira ngo ikintu wakoze umugabo wawe igihe yafashwe n'iriya ndwara ariko ukagira ubwenge bwo gutakira Imana ukibuka ukabwira Imana yarambwiye ati jewe hari abantu benshi batobishobora nikuntu umugabo wawe yari yabaye ariko ugira ubwenge bwo gusubira kubuka Imana yawe yamarahira aravuga ngo nukuri ngo Imana ntiyo gukoza isoni ngo ntiyoreka kumva amasengesho basenze muri uriya mwanya ngo ni Marie Jeanne umugabo arambwira ngo n'intambara iyo ari yo yose ngo n'intambara iyo ari yo yose ngo intambara igoye niyambushe ngo intambara yambushe ngo zayica abantu batari bari maso ibaragiye kubarimbwiye ngo iyo abantu baguye muri yambushe ngo bakagwa muri yambushe bazubaye ngo baza bapfa ngo ariko ngo iyo baguteze yambushe ngo ukaba maso ngo nta kuzuba hari abantu batazambushe yekere gutyo nibo barumva iwe mvuze ikintu ijambo yambwiye kubaza kwera nyine nawe arambwira ngo mukivi watewe na kiriya kibazo umugabo wagize ariko ukaba maso ugasenga ugatakira Imana arandahira aravuga ngo nukuri Imana ngo ntiguhemukira ntigukoze isoni ndavuga nti Imana yamujuru habwe icubahiro kandi kuva umunsi yavuze iryo jambo umwanya yavuze iryo jambo nagumye kuritekerezaho numva rirankomeje ariko nta kindi kintu nari ngifitiye kwizera kuko umugabo wanje yogaruka uwo munsi nuko yamajaga muri ko mu munsi saa 3 ari umunsi w'akazi rimwe kandi wibuke kuko uwo munsi twarajije abana bari bavuye ibijumbura simpanyibuka ndutira arimo ndagira ngo bari ko baje kumusitari ruguru twabaraje abana b'abakobwa batatu barimo ndutira na marehemu mushiki wa Nyabaruta sinzi n'uwundi mwana bari bagiye mu kundondo bagiye kumusitari mu giterane twabarajije abyuka baherekeza abashitse kajya amabenge arabaherekeza arasubira aragaruka n'icyo gihe yaje kwitegura ngo agendeje ku kazi nuko ngo mare yamajaga umwo muri koma hari n'akazi rimwe yirwamo araramo na kabiri yirwamo araramo na gatatu wagiyemo n'akazi rimwe na kabiri ariko ngo bwire na kabiri nimugoroba amera nabi ico gihe bariko bamupima ngo barebe nimba ari meningite yamufashe ntangwara barije baravuga ngo ntangwara nta fievre afite ntiyashushe nta musonga ntaki gusa nuko ngo amare ariko iyo minsi muri ico cyumweru yari yatonze nk'akarayi abwira nkurumeza none ngamumeza ndisego mbambona udakeye bimeze gute waya ntakomeza bibi kumba mbona usa nususaraye niki cyabaye ngo yantahamuye nuko arije umunsi wa kabiri nimugoroba baganga barampamagara turi kumwe na maramu banje ubwo kwa gatatu kuwa kabiri turi kumwe na maramu banje papa Jone bari bahari n'abakabusi abantu benshi bo muryango inshuti bari bahari cyane n'abakozi b'Imana bari kubera abantu bari ko baje kureba nyene ko atarangiza atahageze tureka turebe nimba dupfe natwe kuhagera nyene aje kurangiza natwe twamubonye abwira nimugoroba ihari rahinduka amera nabi kuruta kuwa kabiri nimugoroba ba dogiteri barampamagara ndinjira umare kwinjira barambwira ati ihari yabaderese kandi ko turapima umugabo wawe tugasanga nta kintu twarako tugira ngo none ni meningite ni mugiga ko ariyo wenda yoba yamukubiranyije ariko dusanze ari normal nta kibazo namugara nti mwombabarira ngasenga ndafukama kandi ndasenga muri general noneho kazasigara mbwira Imana ngo yoba yari mungaruriye gusa dusezerane ambwira ijambo rya nyuma yihane namara kwihana dusezerane bene ukukunda nuko ndasenga muri gusenga ndasohoka ariko ngo haje kuba mu rukerera rwa na kabiri
mbwira Imana ndavuga ngo Mana ntiwonjana umugabo tudasezeranye ese ukuntu nzabwira abantu ngo niki kimwishe nzabwira abantu ngo yagwaye gute abantu kandi bazemera kuko yarafashwe bazagira ngo none yaragize imisa agwaye titwamuvuze Imana iramfasha ngo haje kuba mu rukerera muri jagana kabiri na gatatu ngo haje kuba mu rukerera gwana kane barampamagara abadogiteri ati banguka abadogiteri babwiye baramubanje bari bamuriho hari harimo na Ntebutse nena kazi rimwe na kabiri na gatatu Bona gatatu na kane oya na gatatu ya kalumfita nuko ngo mare Ntebutse arampamagara ati mama mere atese urihe ntinarindinze ngo amazi ashuhe ni mariza n'amazi tumuhanagure babone ko ndi mu rugo naringiye konsa umwana nuko namavuga nti naho ya minute nariko mbwira Imana ngo imungarure minute 15 gusa avuge nico cyariko kimbabaza imungarure minute 15 nimba abona kuko ageze igihe cyo kugenda imungarure minute 15 gusa dusezerana nuko noneho bampamagara inzi ngo ni ya minute 15 nasabye Imana ngo dusezerane nari umubyeyi ndihuta sapana kwihuta nariko niruka kandi hari hakiri kare saa 11 n'igice hari hakiri kare ndi umubyeyi ndiruka mushike ku bitaro baramumpereza ndinjira ngo mara kwinjira asanga nyene ya udutotsi twari tumutwaye baramubyotse ngo mara kumubyotsa ati mama merese yaje mu doctor akavuga ngo bibi yakanakuye nuko naho yari yageze kure tuyamenye mu bantu bose twari turi kumwe na Oze yari inshuti yiwe magara twari turi kumwe na Demaye Nyabintu twari turi kumwe na Bagaza twari turi kumwe na Nyakinya na yari yaje na Nyakinya na yaje twari turi nk'abantu nk'abangahe noneho bakamwe baramwegura baramwicaza gutya ku gitanda ngo mare baramubaza ngo ese aba bantu bose ngurabazi arareba gutya arareba ngo ashikeho nari muhagaze ruhande ngo marafata ukuboko kugiye kundamusa ngo mara navuga ngo bana bantu bose ngo ntabaza ngo ariko uyu nguyu ngo niwe yashaka kumenya Como se chama? Subirá ako ka. Subirá. Sabe? Olha, subirá. Nossa, cara, qual é o zoro? Arenzutse. Wabera. Anakufata ko. Ngoyo ngoyo. Oya subira mu kwa. Ananirwa kumenya mushiki wiwe na murumuna wiwe. Narizi ko Bagaza. No kagaragaza kumwihisha ngo ndebe nimba ubwenge buri kugira akamukurikiza amaso nguri bane bashaka umugore agira imbaraga umugore afite amavuta nyamara abantu bose baraguma baraseka yashaka kugira ngo mwihishe ndebe unyihishe kamwihishe nyuma ya Demaye Natali wowe usha umugabo kugira ngo ndebe kuko nabanda bamenye akamugurikiza shishaga bahuri kuko ndabona uri yani wewe tasumuziye gasumuziye oya ngo simbanyi ugabo agaba ndahanye ukango ndahaye bukaho yambonye ngo ariko garabona ari wese namara pastor bajeje amavuga ngo nukuri ngo Hakizimana yari yafuye Imana yari yafuye ngo nta ku muntu wari umugore ari umugabo ngo yogera ahantu yoremba ngo akagera ahantu atakaza ubwenge ngo yagaruka ngo kibegeze umugore wiwe cyangwa umwana wiwe yakubwiye ko tegana yavuze ngo uyu yaranyura umuntu ariko ngo ntazaho ngo ntayibuka hasi ngo ndayibuka yambonye namavuga ati nukuri umugabo wawe ngo guma kwanza ndashaka kubaza kandi gato papa ese papa yanga bi
Mamdogo pi. Pastor Washyushyu pi. nawe Ariko- mushuti wiwe Mushuti wiwe pi. Ariko urareba wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane. Urabiri. Ariko marayika ni marayika. Ndabyemeye. Marayika. Marayika ni marayika. Marayika wawe ni marayika ni ukuri. Aka gasura kameze gutya nuko amenye uyu muntu. kandi gatwari benshi je ntabwenge nari mfite twari benshi nyine none se je ndashaka waruzutse nabo bunsi nababo Yona se uyu muntu wamushakiye gute? simbi uye ibyo ngibyo bimubaza uyu muntu ay makuru sinyazi azayambwira gute nabaga nti ariko amenya neza ariko avuga ngo ntayibuka ngo aho yambonye ngo ariko karabona nkahanze Mana yakoze igikomeye. Marayika gutya. Bana abagore ufite imbaraga. nuko Imana iradufasha ngo shikega aratumenya nyine kandi Imana ni igitangaza. Iyo umuntu yageze muri iyo hari bazavuga ngo umuntu yazutse ngo none yahumuye ngo yishaganye amabaduka gusa nk'umuntu wari uri mu bitotsi. Nuko ngo amarega Imana iramuzura ariko yaje gufata ubuzima bwaje gusubira mu buzima neza ageze iminsi. Ndashima Imana ya Isiraheli yamugaruriye tukaba tukiri kumwe kandi kuva icyo gihe sindasubirwa kuva icyo gihe nubwo ngo se wari wagwaye ntiwarishe nta mutwe wagwaye ntaki urumva uko babavuga nta mutwe wandiye namye nubwo gahavuga gutyo je nagize kumenya ubwenge namanjuka namanica sanga akantu yasize mu bitaro cyaneretse kuko nari meze nabi nasanze mpambiriye ku gitanda Bambiriwe. twaramwijije gutya nyine kubera ariko yinyamambura amaboko bariko bafata amaboko kubera yari arimo amasonde ni ukuvuga ngo iyo minsi 3 twariko tumuhera amata mu isonde yari afite amasonde bahita bampambirira ku gitanda naherutse njuka jewe ndaruka ndicara ngo nicare noneho akantu nza nibuka nahise mpamagara docteur araza agasanga nicaye ndavuga ati si aha ni hehe kandi muri iriya sare niyo yari yampahamye barakomeje umuntu akamapfa benshi barapfuye muri sare ya none Imana yarakoze rero. bariko hariho abantu nka batanu bapfuye muri iyo minsi kizapfa gusa iyo sare nayo Imana yarakoze uzosaza 120 ingahe gutya cyangwa 200. nuko Imana ihabwa icyubahiro kuko yakugaruriye ubuzima ukiri None se mama none ga nshuti bakundwe iyo twatuvuga bino bintu ndabizi kuko hari abagwayi bari mu miryango hari abafite ibibazo bikomeye muhumure Imana n'ukuri ntaha nimba Imana ikugufiteho umugambi nta hantu togukura mwumvishijeho yanguye mwumvishije naho yakuye umutware wanje sorry cyane namwe izahabakura arakoze cyane. reka mvuge kano kantu kamwe abantu badukurikirana kuri kamera kandi ibi bintu nyine kamera yaje ari nziza nayo kugira ngo abantu bavuge ubuhamya bumeze nk'uko kuva ibi bibaye ntabwo tuba twarabivuze ariko ko turabivuga kugira ngo hari abameze nk'uko hari abantu badafite badafite ibyo byiringiro kuko Imana ihari Imana twarayibonye mwacu sinovuga ngo twarayibonye n'amaso ariko mu rugo Imana yarayibonye Imana yo mu rugo rwacu yadukoreye byinshi titwobivuga ngo tubirangize ariko ukurikiranye kino kiganiro cyo gufasha kikakurema mu byiringiro nawe nimba wowe urwaye ukafite indwara imeze gute wogira kwizera ugakira so arakoze cyane. Jambo ry'Imana rituganze Imana yakoze ikintu gikomeye cyane papa na mama bose uko twabaye tungekwa tuko batoto yatima kinyamuri bavuga abana b'imfubyi so turashima Imana ko
ababyeyi bacu baracyari kandi bazagira imyaka 200 300 gutyo. ayo So barakoze cyane. None se mama byarakantu ushaka kubabaza kubera turangiza ikiganiro cyacu. None se papa byaransaba iminsi cyangwa amasanga ubwenge bwiyo garuka ageze hafi cyumweru cyubuze ugaruke neza. Oya akumenye yasaba inoti ngahe cyangwa yamenye neza bukeye akakumenya ko uri umugore wiwe. aho ngaho ubwo ngubwo ubwenge bugarutse bwagarutse abaganga nabo barikanga baravuga ati se nibahamagare madame arazaga ngo ashike gasanga abandi bose sinabamenye kubaza bambwira nakanafuire jondwe yarabimbaje nyuma sinabamenye nkavuga ngo uriya niwe mpambonansi ariko nawe simvuga hano nabo ntayari komenya neza icyo gusa kiragije icyo kiragije icyo gikomeye ngibyo byabaye hari ikintu nabwiye uwo mugoroba mvuye muri sale ndebye kundi bihindutse nabwiye muze hejuru nabwiye ndase tibadushakiye basi photographe umva Fotografi karaja gufata none photographe cyabaye igitangaza. Fotografi yari gufata ifoto tukasigara nyine tuyireba n'igihe twabona nk'ubu nyine yakize tuba twatumwereka aho Imana yamukura. Fotografi turamubura makamera ari kintu kimwe je cyantangaje n'ubuza ngitekereza kikandenga nuko iyo minsi namaze ntabwo narya namwera ibintu ibyo bazana byose mwisonga bakoze amafungo ariko uwo munsi mbyuka kuri icyo gitanda narariye bakoze amafungo wari ufite inzara nyinshi kandi ngibyo kurya bizima by'imbaraga tuyahembutse unamara ngo ntangire ngo tungana gutyo ubwo narashitse namuhereza amata idemo arayikubita mucumbira n'akagari oya hari mu gitondo mugurira na galette amajya nk'umuntu kusanzwe yego umwana ndamubaza ndetse urafungura iki saa sita atubwe n'ushakire ubugari n'utunyana n'akanyama kandi ngo kokeshe ejo nabanye nyakinjaza ariko umurwa atari dufite yawe amaze kuba mutaro gakire akanyamakoke nabanye nyakinjaza navuga ngo arahango yavuye ngo yari yagwaye ngo avuye kuri farmasi ngo bamuhereza ibinini ndati ngo ngere hariya nguca ku bantu ngo babose akanyama warababwira ati bazazamata ni mu mbera zakanyama kamweje ngamije kinini akicyasa akunda ma acabaye yabiza muri Kenya sinzi nimba muri Kenya nawe cyakigandira ngo wambaye akanyama kamweje kinini so warakoze cyane murumva ko Imana yatwereka ikintu gikomeye. Yes namwe abarwayi abantu bafite abarwayi cyangwa abantu barwaye iyi ni isomo ngwire kwizera Imana yarahari izobakiza izo arya tugiye muri Bibiliya rero aho ndi yamaze imyaka 12 13 ari umurwayi wa mugore warurwaye arafite imyaka 12 ntazina ngeze bwose hari umugore 13 imyaka 13 ibaze ufite imyaka 12 hari urwaye 12 hari n'umurwayi wari ugize iminsi ku kidendezi yari afite imyaka 30. Okay nje ndavuga imyaka 12 arwaye arembe ariko agira kwizera Imana yaramukiza. So twese tugire kwizera Imana yarahari. Tugiye kurira turangiza ikiganiro cyacu mbere yo kurangiza bashimire kandi mukore partage subscribe abantu bakoze subscribe turabashimiye cyane abatarayikora muzayikore katsabe ababyeyi bacu ko ari tugamba tugufi bababwira kubera kubashimira nabo turangiza ikiganiro cyacu. Urabona ikiganiro cyacu cyagenze neza kandi uzakomeza ibindi biraje ari content turi kuzana rero imeze neza. Reka mvuge mutamaraza kurangiza
murakoze cyane turabashimiye mukomeze mudukurikirane kandi twobibasaba cyane ndabizi ko mubikora n'ubundi mwabikoze sinavuga gutera mwabikoze kubera urukundo ni kubera urukundo rwanyu n'ineza yanyu n'ubundi mukomeze mubikore nabonye abantu barenga 7,000 bagikurikiranye ariko abantu bakoze 7,500 ukuri duciye bugufi imbere y'Imana ikomeze ibagirire neza kuvuga ngo abantu 7,000 badukurikiranye na 500 ariko usanga abakoze subscribe nene magana abiri cyangwa 400 bagize gutya nuko so ari abantu bareba ikiganiro bakanda subscribe mugikande niko kwiza mugikande muri umugisha wacu turabizi Imana yarabaduhaye ari umunyandikiye ngo arya bavuga ngo kuva kugeza alisemaka hivi ngo kuanzia saa hii utangira ubunyine n'abayabone asa Imana umugisha umuntu yanyandikishije n'abayabone kuri channel ari abandi barako bavuga ngo uzi ko ntana nakurikirana ngo bino biganiro byanyu bino ngibikurikirana n'abahandi n'ibandi yemwe twomenya kugenda dusubira muri commentaire buri muntu wese yakoze ariko commentaire yose bakoze yaratunejeje yadukoze ku mutima zabigiye dusubira mu commentaire tukama duseka no kuri ngaho twicaranye turabakunda bamanyana yacu karibu cyane karibu ngo y'umukwe wanyu biga jambo bavuze byaratunejeje cyane inshuti y'abavandimwe ari mu bihugu bitandukanye ba from Canada ba from Kentucky ba from America ba muri Belgique ba Australia muri Afrika yose Aziya Oceania duciye isi yose Imana ibahumugisha duciye bugufi murakoze cyane inshuti zacu ndavuga kantu kamwe gusa nabonye ari nk'umudamu yaranditse ngwiwe ntiyagize amahirwe kubana n'ababyeyi kandi nabaje madame ntariko ushaka nimero yiwe ngo tuze tumuvugisha ahubwo iriya jambo ryakoze ku mutima ni ukuri utari uburyarya kubereye ababyeyi gutangira ubunyine nukurikira kino kiganiro ukatwumva udufate nk'ababyeyi bawe uzotugendesha inama uzotuganirize turemeye ko turi ababyeyi bawe ahasigaye mwagize neza cyane Imana ibahumugisha dukomeze tubane niko kwiza yego barakoze cyane nyine ndabashimiye wa muntu namusubije zoze ababyeyi bawe bazakubera ababyeyi beza turi basaza bawe nje sinzi ko ari umukobwa cyangwa mama yavuga n'umushije wari wese nzacuza ari wose nje nzaba nimba uri mu mama nzoba umwana wawe ariko mfite ababyeyi benshi ababyeyi gutya ndabafite papa na mama ndabafite n'abashiki banje n'abagafere ba brother so ndabakunda cyane katubwire mawujano atusengere asengesho kagufi turangiza ikiganiro cyacu yes Mwami Imana yacu urakoze uri data natwe tukaba abana bawe kukumenya nibwo buzima muri rimsara vangu nduwiwe kandi nawe uri wanje ngo kubimenya aribwo buzima kubimenya gusa kuko uri umubyeyi natwe tukaba abana bawe kubimenya kuko uzutugirira neza kubimenya kuko ubuzima bwacu ari wowe ubugenga kandi ni wowe twishingikirijeho Mana turagushimira wowe waduhaye abantu bose twicara aha ngaha tukaganira ubaha umugisha buri muntu wese wageze icakora ubadusengeye ubatuganirije ubaduhaye inama wageze icakora ku buzima bwacu umuhesha umugisha ni wabitekereje ni waganirije ni wumvishije ijambo rikagera ku mutima wiwe umugirire neza kandi dufashe
Imana. Aba bantu bose biri muntu wese afite ikibazo ciwe ariko uri igisubizo, uri umuhamya, turabahamya b'imirimo yawe, turabahamya yahuze ukura abantu. Ibi ngibi iyo twicaye aha ngaha tukabivuga Mana, ntabwo ari gukunda kubivuga, ahubwo ni ubutumwa twadukenera kugira ngo twamamaze, tuvuge imbaraga zawe, tuvuge ahuze ukura abantu, tuvuge ineza yawe, tuvuge kuko uzukura abantu kuzimu ukasubira ukabasubiriza ubuzima. Uhabwe icubahiro Mana, n'izo nshuti zose tubasabiye umugisha mu byabo no mu babo, amahoro y'Imana aganze muri twebwe twese, mu izina rya Data Imana tubisenze, amen. Amen. Murakoze cyane. Ciao ciao.